Tubaha ikaze kuri Bigira Iherezo TV, tubashimire cyane mwebwe mukomeje kubana natwe, tunabaha ikaze ku biganiro byacu. Ni abantu mwese mugiye kudukurikira ku nshuro ya mbere, mwibuke mukore subscribe kuri Bigira Iherezo TV, kandi bino biganiro bitandukanye tuzajya tunyuzaho ubuhamya, ijambo ry'Imana bizabe ari byo gukomeza kugenda bibafasha guhinduka. Rero nk'uko mubibona rero, twakiriye umuvugabutumwa ukomeye cyane, yitwa Theoneste. Ngire ngo abantu benshi cyane muramuzi. Uyu munsi rero twifuje kuba twaganira nawe. Muraho neza? Aho Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Mwizere ko namwe rero mugiye kumukurikira kandi mukumva ibyo yatuzaniye uyu munsi, kuko ni umwe mu bantu bafite amateka, ubuhamya bukomeye cyane, afite ibimenyetso byinshi birenga kimwe by'uko Imana yamugiriye neza. Rero niyo munsi tugiye kubana nawe. Reka tuguhe ikaze, ngire ngo utangire usuhuza abantu badukurikiye. Ndabashuhuje bene data, nshuti zanjye, bakunzi b'umusaraba, dusangiye gucungurwa kwera n'amaraso ya Yesu Kristo. Nejejwe no kubaha ikaze kuri Bigira Iherezo TV. Ubushize twari kuri kamera zacu tubabwira ko Imana twunguye ubundi bwenge kugira ngo tuhaguruke tubwire isi yose imbaraga z'Imana. Uyu ni umunsi wa mbere rero, cyangwa se dutangiye tugira ngo tubwire abantu intego za Bigira Iherezo TV. nk'uko twabibamenyesheje, twababwiye ko ikintu cya mbere ari uko dushaka ko ubwami bw'Imana bwaguka, cyangwa se tukabwira imbaraga z'Imana. Niyo ntego yacu rero ya Bigira Iherezo, ndetse no guhumuriza abantu tukababwira ihumure ry'Imana. Mwakoze rero kuduha ikaze inshuti zacu, ndetse bavandimwe munteze amatwi, murakoze cyane. Namwe tubahaye ikaze kuri Bigira Iherezo TV. Murakoze cyane. Rero uyu munsi abantu benshi badukurikiye mu buryo nk'ubu ngubu, urubuga nibwo rugitangira, urubuga ruracyari rushya mu by'ukuri, ariko ibiriho byo ntabwo ari bishyashya gusa, ahubwo birenze no kuba bishyashya, kuko ni ijambo ry'Imana, ni ubuhamya butandukanye. Mu by'ukuri abantu baragiye banyuramo, na n'uyu munsi bikaba bigenda bibatera gukomera mu buryo nk'ubu ngubu. Abantu bakurikiye Bigira Iherezo TV, iri zina ubundi mwatubwira ko ryaturutse kuki, ryaje gute, kugira ngo n'abantu babisobanukirwe? Ndagira ngo tubanze dusengere n'abantu kugira ngo ibyo tuvuga byose tubivuge twasenze. Hanyuma nitumara gusenga tubabwire imva n'imvano y'izina. Turagushimiye Imana yacu, Imana yo kwizerwa, Imana ufite ububasha n'ubushobozi, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, Imana ikunda umurimo wayo, Imana ikunda abantu yaremye, Imana turemeye kuyihimbaza. Nta kindi yaturemeye uretse kuyihimbaza. Turagushimiye kuri Imana igira neza. Mana, tugushimiye ubwenge waduhaye kugira ngo tubukoreshe tukiri mu isi. Ntuhabwe icyubahiro. Tugiye kubwira abantu inkuru nziza, tugiye kubwira abantu imbaraga zawe, tugiye kubwira abantu kuri Imana ikiza, tugiye kubwira abantu kuri Imana ikiza ibyaha, tugiye kubwira abantu kuri Imana ikura mu rupfu, tugiye kubwira abantu kuri Imana igabura, tugiye kubwira abantu kuri Imana yambika, tugiye kubwira abantu kuri Imana ihoza, tugiye kubwira abantu gukomera kwawe. Hanyuma ndasenze kugira ngo abantu bose banteze amatwi bakurikiye iki kinyamakuru cyangwa se iyi televiziyo Bigira Iherezo, tubwire abantu kuri Imana yemera ko ibintu byose bitugeraho, ari kuri Imana izabishyiraho iherezo. Nk'uko Salomo yanditse igitabo cy'umubwiriza ibice 3, akavuga ngo ikiriho cyose munsi y'ijuru gitegekewe igihe cyacyo. Bivuze ngo ibintu bibaho ariko bikazagira iherezo. Niyo mpamvu abantu dushaka kubibutsa kuri Imana izanagaruka gutwara itorero, ibyo abantu barimo bizagira iherezo. Niyo mpamvu twemeye kugira ngo tube umuyoboro. Turagushimiye ko ugiye kudukoresha ibikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane rero, kandi nejejwe n'ikibazo mutubajije. Muratubajije ngo mbese iri zina ryakomotse. Iyo umubyeyi ajya kwita umwana izina abanza kuriganiraho n'umutware. Nanjye rero iri zina ntabwo naryapfuye kuza gutya gusa, nabanje gusenga, hanyuma umwuka ararimpishurira. Abantu benshi bajya bibaza ibintu bitubaho bikabayobera, ariko ntekereza neza ko nta kintu kibaho cyose kidafite profonde cyangwa se intangiriro, ariko kandi hakabaho n'iherezo. Jewe rero umwuka yaranyunguriye arambwira ati iyi televiziyo cyangwa se iki kinyamakuru cyite Bigira Iherezo. Kubera iki? Kubera ubwenge bw'Imana duhaye.
twasabye Imana iduha ubwenge duhishurirwa. Ni umugisha rero nagize wo kubona iri zina, ntekereza neza nk'uko wari ubimbajije, ni umwuka wera yabifashijemo kugira ngo iri zina riboneke, ryitwa bigira iherezo. Bigira iherezo igira intego ebyiri, ni ebyiri navuze. Intego ya mbere nyamukuru ni iyo kugaragaza imbaraga z'Imana ko Imana igishoboye. Iyo ni intego ya mbere. Intego ya kabiri ni ukugaragaza yuko Imana yacu ifite umutima w'imbabazi, ifite ihumure, igihumuriza abantu. Ndashaka guhumuriza abantu bababaye. Narababwiye ngo impamvu ni uko Theo naciye mu bintu bikomeye ndetse bibabaje, ari nayo mpamvu uyu munsi wa none nshaka kubaganiriza ijambo ry'Imana, hanyuma nkaza kubaha ubuhamya gatoya, hanyuma tukazabana igihe kirekire. Muntu neza amatwi uri mu bihugu bitandukanye, ndabizi ko mu nkunda murankurikira ku binyamakuru bitandukanye, Afrimax TV mwarankurikiye, mwaranyumvishije ukuntu napfakaye, Isezerano, Impanuro TV, ahantu henshi hatandukanye, emwe nabo bo mu Rwanda ku Mucyo Radio mwanyumvishijeho nanga ubuhamya. Rero nashatse kubwira abantu imbaraga z'Imana, ko Imana ibintu byose bitubaho bibaho bikatugeraho, ariko bizagira iherezo. Imana iduhana umugisha. Reka twifashishe ijambo Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma cyangwa Abiroma, ibice byaho 8:18. Iri ni ijambo nshaka ko tuzagenderaho, ndetse ni n'ijambo riri muri iyo ntego. Ni ijambo rivuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Amen. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe, nshuti bene data munteze amatwi, aya ni amagambo Pawulo yavuze, ayavugishwa n'umubabaro yari arimo kubera ko yari ari mu nzu y'imbohe, byari igihe bikomeye, ko hari igihe cy'akarengane k'intumwa. Yandikiye amatorero atandukanye, ariko iri torero ry'i Roma aryandikira uru rwandiko cyangwa se ibaruwa ageze kuri uyu murongo wa 18, aravuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Bivuze iki? Bivuze ngo iyi mibabaro urimo izagira iherezo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none urababaye, ariko ejo hazaza uzaba useka. Uyu munsi wa none uraburara, ariko ejo uzarya. Uyu munsi wa none wambaye ubusa, ariko hazabaho kwambara. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri mu buzima bukakaye, ariko Yesu ahindura amateka. Bivuze ngo Pawulo yandika yari ari mu ihishurirwa rigaragaza ko ejo hazaza, nubwo ashobora kuba ari mu nzu y'imbohe, ariko hari ahandi azagera atazaba mu buzima bwo kuba mu nzu y'ibihome. Haleluya, Imana ishimwe. Theo rero Neste muri kubona mu nyumba munankurikirana umunsi ku munsi, ndagira ngo mbahe ijambo ry'ihumure rivuze ngo siko bizahora. Amen. Ntabwo ariko bizahora. Ntabwo ariko bizahora. Ntabwo ariko bizahora. Intego y'iri jambo ndashaka kubwira ko atari ko bizahora, bizagira iherezo. Bizagira iherezo. Imana ishimwe. Theo Neste mvuka i Butare mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mamba, kugira ngo munamenye umuntu muzajya muganira uwo ari we. Mbyarwa n'umugabo wari ufite abana 12, navutse ndi umwana wa 10. Muri ubwo buzima rero urumva ko butari bworoshye, Yesu yancishije muri ubwo buzima bugoye bukakaye, mvukira muri icyo gisekuru cy'abantu badakijijwe, ngiye Yesu arantoranya amagakiza. Nabatijwe mu mwaka 2004 mu itorero ryacu rya ADEPR. Ubwo buzima naciyemo bwa gikristo Imana yaramfashije, nubwo wacu twari abakene, twebwe wacu twabaga mu nzu ya nyakatsi. Hari abantu bakibuka nyakatsi menya mutakibuka. Nshuti yanjye unkurikiye mu nyamakuru, uri kuri kamera za Bigira Iherezo TV, waba ukibuka nyakatsi? Dushimire leta y'u Rwanda yaziciye. Twebwe twari dutuye ukuntu kubi, twari no guhiramo. Imana ishimwe. Ntabwo umunsi wa none rero tekereza ko nyakatsi zabayeho, ariko zagize iherezo ntikiziwe. Ntabwo abantu benshi ntibakibuka nyakatsi. Nkuko nyakatsi zacitse, ni nako ubuzima burimo bukakaye bwa none Imana izabuhindura, ikabuhindura ntibwibukwe nkuko nyakatsi zibagiranye, nawe ukazibuka ubuzima bwa kera ukabwibuka nk'amateka. Bigira iherezo rero. Bigira iherezo. Ushobora washaka umugore ugahura n'ubuzima bubi, ariko igihe kikagera Imana ikabahindurira amateka. Bigira iherezo.
Haleluya. Amen. Bigira iherezo. Uzi ko uhora ukubirwa uko bwije uko bukeye, ariko ndagutangariza ngo ihumure rivuze ngo ntabwo ari kubizahora, bizagira iherezo, ubuzima uhagazemo buzahinduka. Iri jambo Imana irimishurira cyangwa ngira iryo hishurirwa ryo kugira ngo mbabwire ko ibintu byose biriho bizagira iherezo. Nasenze amasengesho y'iminsi 2, Imana imishurira iki kintu gikomeye, irambwira ngo nimbwire abantu ko ibintu byose bizagira iherezo. Nimwihanga mukomeye. Reka ngiye muri background yanjye nkuko nari nangiye mbabwira, naho mvuka nuko mvukira muri abo bana no muri uwo muryango w'abakene. 2004 rero maze kubatizwa kubera ubuzima twari turimo, naje kuza njya mu buzima bwa mayibobo, nza mu muhanda. Nabaye mu buhanda mu mezi mu gihe kingana n'imyaka 8. Ubuzima bwa mayibobo nabuciyemo mu myaka 8. Rero nta kitagira iherezo naje kubuvamo Imana ima kwiga, maze kwiga ndarangiza, maze kurangiza 2016 ngira umugisha ndashaka. Maze gushaka mu bantu bagiye bumva ubuhamya bwanjye burakomeye, nashatse umugore wari ufite ubumuga bw'akaguru ko kutagenda, ariko nubwo twabanye Imana yari yaramuhindura amazina, yitwaga Sura Mbaye akaguru k'umubabaro, ariko yari yasigaye yitwa Sura Nzuri kubera amateka yari yaciyemo. Nanjye nari mayibobo, ariko Imana yarampindura izina, nsigaye nitwa Mayibozi. Yesu rero afite ibintu ahuza, hari ukuntu abigenza hari ukuntu Yesu abigenza ibintu bigacamo. Ndajya kubwira ngo hari ukuntu Yesu nawe aje kubigenza ku buzima bwawe. Nkunda Pasiteri Theogene, niwe papa wanjye, ndamukunda, niwe perezida w'Inzahuke. Tujya tugira ikiganiro kuri radiyo Umucyo cyitwa Ijoro ry'Ihumure. Nsuhuza n'umuyobozi wa radiyo Umucyo. Hari ikiganiro bagiraho cyitwa Ijoro ry'Ihumure, rihumuriza abantu. Rero ndashimira Imana ko ubuzima twacimo bwa mayibobo Imana yahinduye amateka, ndetse n'ubwo buzima bwa madamu aciyemo bw'imibabaro, yari Sura Mbaye akaguru k'umubabaro, Imana amuhindura amateka, imuha izina ryiza. Ndashimira Imana ko twabanye kandi tukabana mu bihe bigoye, kuko nasezeranye 3:00. Ni ibintu nzagenda ndashaka kugenda mbabwira 3:00 z'ijoro, ariko umugeni arataha. Tugeze mu rugo rero maze icyumweru natakwa n'ubuzima bugoye. Rero ibintu byose bigira iherezo. Narwaje umugore igihe kirekire, aza no kubyara inda y'amezi 7, abyara umwana utagejeje igihe, ariko muri ubwo buzima bwose nagezemo nta kitagira iherezo, kuko nubwo umwana wanjye yavutse akavukana 1,600, Imana yaramukujije. Ndi kugenda mbahasama ari ukuntu tuzagenda tubana. Imana yaramukujije. Uyu munsi wa none ibintu byose bigira iherezo. Umwana yarakuze, uyu munsi wa none afite imyaka 4. Maze imyaka 4 mpfakaye, kandi ndacyari umukirisitu, kandi ndashimira Imana. Imana ishimwe. Uyu ni umwana wanjye rero, bene data, ibintu byose bigira iherezo uko nabivugaga. Uyu ni umwana wanjye yitwa Yaribizi Cyubahiro Brad. Arakubagana. Muri hangana turi mu rugo. Abanyamakuru Imana ibahe umugisha, cameraman Imana iguhe umugisha, Yesu abahe umugisha. Rero ibintu byose bigira iherezo, nibyo nababwiraga. Ubuzima bwose naciyemo, umwana wanjye yarakuze, Imana yaramurinze. Narindi ku ijambo rivuze ngo ibintu byose bigira iherezo. Pawulo yandika yaravuze ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Narababaye, ariko Yesu ama kwihangana. Ndashaka ko tuza gusoza, kari nko kubaha ikaze kuri iyi cano yanjye ivuga ngo ibintu byose bigira iherezo. Nimwihanganire imibabaro, mwihanganire ibigeragezo. Nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, ahubwo hamwe n'ibitugerageza Yesu agenda aducira akanzu tukabona imbaraga z'Imana. Ndashaka ko dusoza, nzajya ntambutseho ibiganiro, ariko kandi bifite igihe runaka bitaremerera abantu kubyumva no kubibona, kugira ngo burya mu Gifaransa uravuze ngo tout excès mauvais, ibintu birambiranye biba bibi, ibintu byose byinshi birambiranye biba bibi. Ni muri ubwo buryo nshaka ko dusoza, nkabasengera, nkabaha ikaze. Nari mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, ndetse nanababwira ko nzabaho ubuhamya ubutaha. Imana duhana umugisha. Ndashaka kubabwira ngo ibintu byose bigira iherezo, nta kitagira iherezo. Nubwo nabayeho nabi, nkaba mu buzima bw'ubupfakare, Imana igiye kungirira neza, igiye no kunkorera ubukwe ejo bundi. Imana duhana umugisha. Bigira iherezo TV turabakiriye, ndetse tubaye ikaze. Yesu aduhana umugisha. Mana Data twese uri mu ijuru, sengeye abantu bawe, ndetse ndagushimiye yuko iri jambo ritambutse n'ubuhamya bugaragaza ko uri Imana ishoboye.
nubaho umugisha abari mu bihugu bitandukanye, abari muri Afurika, abari mu Rwanda, hano iwacu. Mbona no gusengera abantu bose barwaye, baciye mu buzima bukakaye, babuze amafaranga yo kwishyura ndetse yo kwishyura ibitaro. Ndabyibutse nanjye narayabuze, nigeze kuyabura, uciye inzira mbona ukuboko kwawe. Hari abantu barwaje abantu igihe kirekire, Mana nta kitagira iherezo, uyu nawe wamukura mu bitaro. Mana hari abantu batwite inda zimaze igihe kirekire, ibintu byose bigira iherezo, shyiraho iherezo babyare. Hari abantu babuze minerivare b'abanyeshuri, Mana barize baracikishije amashuri nk'uko nanjye yacikiye, ariko ibintu byose bigira iherezo. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo utabare itorero ryawe kandi urengere abantu bawe. Urakoze rero ku bantu bari badukurikiye kuri Bigira Iherezo TV, nuwamera umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana w'umugisha, asante nawe ubutaha. Murakoze cyane, ndabakunda, amen. Ndagira ngo rero nk'uko nari nshoje, hasi muraza gukora subscribe, munkurikire, mudutere inkunga. Subscribe na share birakenewe, Imana duhana umugisha. Ariko kandi ushobora no kumpamagara, nimero yanjye ya telefone iriho, ariko nanayivuze ntacyo bitwaye, ni 078 75 644 647, 078 75 644 647. Imana w'umugisha, Astra Vista, ndabakunda cyane. Ciao ciao, amen.